1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 47, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Reminding you that Iganze Protocol Service is there for your event, especially service and protocol supports. Reach them out on their number or visit their website. We kurimo guhengereza iyo turi mu kiganiro abamotari barahengereza. Mwibutsa ko Iganze Protocol Service Limited barahari kubwayo ngo bagufashe byose ngo ikirori cyawe kigende neza. Wabahamagara kuri iyo nimero cyangwa ugasura website yabo. Ukeneye iki? Nanjye bisengira inyota. Inyota gute? Betrave. Najyaga nywa ka betrave nkarota. Nanywa betrave amafaranga inzu nkayabona. Nanywa betrave mukobwa wanjye akankunda. Nanywa betrave man. Ibutsa ko Iganze Protocol Service Limited barahari kubwayo ngo bagufashe byose ngo ikirori cyawe kigende neza. Wabahamagara kuri iyo nimero cyangwa ugasura website yabo. Uko yanyereye mu bihere barayibaza ngo ubyumvise. Iravuga ngo ntacyo aho biherereye ndahabonye. Mwibutsa ko Iganze Protocol Service Limited barahari kubwayo ngo bagufashe byose ngo ikirori cyawe kigende neza. Wabahamagara kuri iyo nimero cyangwa ugasura website yabo. Nge nyuma yuko mara gukizwa satani yarababaye iravuga tuyere umukiriya wanjye yanzanira gindi yajyaga kugura indaya najyaga mu busamanye n'amajoro. Satani arababara cyane aravuga ati nanjye ngiye ko kugendaho manibu tuganire biriya bintu byikeze biho mbere yuko mbatizwa. Mwibutsa ko Iganze Protocol Service Limited barahari kubwayo ngo bagufashe byose ngo ikirori cyawe kigende neza. Wabahamagara kuri iyo nimero cyangwa ugasura website yabo. Reminding you that Iganze Protocol Service is there for your event, especially service and protocol supports. Reach them out on their number or visit their website. Ko ngiye buriya ngiye umugore yaciye inyuma. Ngiye mbona nta nicyo byantwara. Seripe. Aho yirangwa nkora andi manyanga yandi kuneza ibibazo kunsuzugura ibintu byo kumfunga. So kugenda bakagutikura ukagaruka. Aricyo bintwaye. Ukabimenya neza. Sanimedire. Mwibutsa ko Iganze Protocol Service Limited barahari kubwayo ngo bagufashe byose ngo ikirori cyawe kigende neza. Wabahamagara kuri iyo nimero cyangwa ugasura website yabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 47, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Reminding you that Iganze Protocol Service is there for your event, especially service and protocol supports. Reach them out on their number or visit their website. We kurimo guhengereza iyo turi mu kiganiro abamotari barahengereza. Mwibutsa ko Iganze Protocol Service Limited barahari kubwayo ngo bagufashe byose ngo ikirori cyawe kigende neza. Wabahamagara kuri iyo nimero cyangwa ugasura website yabo. Ukeneye iki? Nanjye bisengira inyota. Inyota gute? Betrave. Najyaga nywa ka betrave nkarota. Nanywa betrave amafaranga inzu nkayabona. Nanywa betrave mukobwa wanjye akankunda. Nanywa betrave man. Ibutsa ko Iganze Protocol Service Limited barahari kubwayo ngo bagufashe byose ngo ikirori cyawe kigende neza. Wabahamagara kuri iyo nimero cyangwa ugasura website yabo. Uko yanyereye mu bihere barayibaza ngo ubyumvise. Iravuga ngo ntacyo aho biherereye ndahabonye. Mwibutsa ko Iganze Protocol Service Limited barahari kubwayo ngo bagufashe byose ngo ikirori cyawe kigende neza. Wabahamagara kuri iyo nimero cyangwa ugasura website yabo. Nge nyuma yuko mara gukizwa satani yarababaye iravuga tuyere umukiriya wanjye yanzanira gindi yajyaga kugura indaya najyaga mu busamanye n'amajoro. Satani arababara cyane aravuga ati nanjye ngiye ko kugendaho manibu tuganire biriya bintu byikeze biho mbere yuko mbatizwa.
Mwibutsa ko Iganze Protocol Services Limited barahari kubwayo ngo bagufashe byose ngo ikirori cyawe kigende neza. Wabahamagara kuri iyo nimero cyangwa ugasura website yabo.